Yesu ashimwe cyane, Yesu ahimbazwe. Dushima Imana cyane iduhaye umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Uwo mugiye kuganira ni Samuel Mutezimana, nkaba ndi Umukirisito, nteraniye mu itorero rya ADEPR. Imana ikomeze duhana umugisha. Mureke dufate umwanya wo gusenga maze dukomeze twumvire ijambo ry'Imana ryo kuri iki gicamunsi, iyi saha, kugira ngo tumve ibyo umwuka abwira amatorero. Uwiteka Mana yacu, Imana ifite imbaraga, Imana ishobora byose, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko tugushimiye ko waturinze, waturengeye, wabanye natwe Mana, uyu munsi wose nushimwe uhimbazwe. Tubonetse imbere y'aho hitiriwe hera hawe, nyemera cyane uzubane natwe Mana, dusengeye umwanya w'ijambo tugiye kumva, ni ijambo ry'aho rwose Mana tutari twabaho twebwe, ariko nyemera cyane umwuka wawe wera muziranenge, azabane natwe azadushyigikire muri byose. Duhamagaye umwuka wera w'Imana, duhamagaye imbaraga z'Imana zive mu ruhande rwacu, mu izina rya Yesu Kristo. Tatanya imigambi y'umwijima, irukana ibitavuga Imana, irukana igisuzuguro cy'abadayimoni, mu izina rya Yesu Kristo. Urekere ijambo Mana rihindura umuntu wese Mana ugiye kuryumva, umwuka w'Imana, umwuka w'imbaraga, umwuka w'Imana aganze muri byose. Urakoze kuri kumwe natwe muri byose, bisenge neza Kristo umwami wacu, amen. Mureke dukomeze twumve ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana cyane, dusanga mu gitabo cya Yobu. Nicyo tugiye gusomamo, igitabo cya Yobu. Tugiye gusoma igitabo cya Yobu, ibice 27, ku murongo wa 5 wa 6. Yobu ibice 27, umurongo wa 5 wa 6, haravuga ngo: ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura. Ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. Dusubiremo, haravuga ngo ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura. Ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. Amen. Yesu ashimwe cyane. Aya ni amagambo yavuzwe na Yobu. Aya ni amagambo Yobu turamuzi cyane, abantu benshi cyane turamusobanukiwe. Yobu ni umuntu wabaye intwari, yari umutunzi ukomeye cyane, abana n'Imana neza ariko anatunze, abana n'Imana neza mu buryo bwose bushoboka. Ari umutunzi wubaha Imana, atunze Imana, atunze n'ibintu byose bishoboka. Yobu akomeza gukunda Imana, afite n'ikintu afite. Noneho muri make Yobu yari afite abana, afite umudamu, afite ibintu byose bishoboka. Rimwe rero abana b'Imana baje bashengereye na Satani ajyana nabo umunsi umwe. Noneho Satani ageze imbere y'Imana, Imana imuratira Yobu nk'ukuntu yarizi Yobu. Yarizi neza yuko Yobu ari umuntu w'umukiranutsi, ari umuntu wubaha Imana mu byo akora byose, mu byo avuga byose, uko agenda kose akaba ari umuntu wubaha Imana. Yobu yabayeho ari wa muntu utishyira hejuru, ari wa muntu uvuga ngo ibyo mfite byose byavuye ku Mana. Satani rero araza ahita abwira Imana avuga ngo impamvu Yobu akubaha akaba yagira ibyo akora kuri nuko azi neza yuko afite biriya bintu byose, niyo mpamvu akubaha. Ariko Imana ishimwe cyane kuko ari Imana igeze imitima yose, ikaba yamenya buri muntu wese ukuntu ameze. Imana ibwira Satani iramubwira ngo Yobu ntabwo anyubaha ari ukubera ko hari ikintu runaka afite. Yobu uriya ni umuntu wanjye, ndamuzi, ninjye wamwiremeye, ninjye umuzi. Ubwo iyi saha Imana ubamye yaba irimo gutangira, wowe ni ubumeze gute? Yobu Satani Imana ihereza Satani uburenganzira bwo kuba yagira, akaba yatwara ibintu byose Yobu byose yari afite byose biragenda, ariko Yobu akomeza kugenda namba ku Mana. Muri make turi ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo kuba umukristo umaramaje. Ubundi icyo bita ku umukristo umaramaje ni iki? Ubundi icyo bita ku umukristo, icyambere cyo ni ukwizera. Ni ukwizera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ukabanza ukemera yuko wowe uri umunyabyaha. Amena. Ukemera yuko uri umunyabyaha, kuba ugaragara yuko uri umunyabyaha nuko ufite imbuto z'abanyabyaha.
noneho iyo umaze kwemera Kristo ukamwemera, aho ngaho araza akaguhindura, aragutaransforma, muri make akaba yakuvana muri bya bindi byose, kwa kundi kose wari umeze, kwa kundi kose wagiye ugaragara imbere y'abantu, ntongere kugaragara kwa kundi, ahubwo ukaba wagaragara uko Imana ishaka. Nicyo bita kuba umukristo umaramaje. Kuba umukristo umaramaje rero muri make niyo ntego turiho cyane. Yobu yabayeho ari icyitegererezo gikomeye cyane cy'abantu b'abakristo bose baba bari mu bibazo, baba bari mu ntambara. Ntabwo ugomba kuvuga ngo uzava kuri Kristo kubera intambara runaka uri guhura nazo. Ntabwo uzava kuri Kristo kubera ko wahuye n'intambara. Ntabwo uzava kuri Kristo kubera ko ufite ikibazo runaka. Ahubwo icyo kibazo cyose uzahura nacyo kizagenda kigusunikira cyane kuri Kristo kugira ngo ugende, kuko niwe ufite igisubizo cy'ibibazo byose waba uri gushaka. Niwe ufite igisubizo cy'ibyo waba ukeneye. Yobu ibintu byose byaragiye, byose biragenda muri rusange, ariko akomeza kunamba ku Mana kurusha ibindi byose. Yobu aremera, umugore araza aramubwira ngo tukiyo Mana. Yobu abwira umugore, amubwira ngo uvuze nk'umwe mu bagore abandi b'abapfapfa muri make, kuko n'ubundi wowe ubanze kwibagirwa ibyo Imana yabanje gukora mbere y'uko duhura n'urugamba rumeze gutya. Ubundi mbere yo kuvuga ngo uri mu kibazo runaka, banza wibuke bya bindi byose Imana yagiye gukorera, banza wibuke bya bindi byose Imana yagiye ikora, bituma wongera kuba wagirira Imana icyizere. Ongera kugira Imana icyizere, ongera ugire icyizere mu buzima bwose waba urimo. Ni wongera ugira Imana icyizere, nta kindi. Ongera ugirira Imana icyizere, nicyo kintu cya mbere gikenewe. Kuko nuza kwigira icyizere biraza gutuma wibuka bya bindi byose yakoze, bigutera imbaraga zo kugenda zigusunika cyane, wongere uyegere cyane, uvuge ngo burya ya yindi yakoze bya bindi n'ibi ngibi nabyo n'ubundi kubikora ni nk'akanya. Yo baraje baramubwira va kuri iyo Mana, arababwira ngo nzakomeza kiranuke, nubwo napfa nzapfa nyiringira. Ubundi umukristo wese agomba kwicara neza afite amakuru, akamenya neza igihe ngezemo kimeze gute, igihe ndimo ni igihe kimeze gute, ukaba wamenya uko ushobora kuba wakwitwara mu gihe cyawe waba uhereye mu isaha. Ariko abenshi ukuntu turimo twitwara mu gihe ni ibintu biteje ikibazo gikomeye cyane, ariko Imana itubabarire cyane. Yobu ageze hariya kuri kiriya gice cya 27 niho yavuze, arababwira amagambo yo kwizera cyane, kuko Yobu yari afite kwizera gukomeye cyane, gukomeye. Arababwira ngo gukiranuka kwanjye ntagukomeje, ngiri muri isi y'abazima, ntabwo nzigera nikura kuba nabinyangamugayo ari imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Nta kintu na kimwe umutima uzigera ushinja ngiri muri iyi si. Umeze gute ahantu uri mu rugamba? wowe muri witwara gute? Umeze gute muri rusange? Urugamba urimo rwitwaramo gute? Banza wibaze, nanjye nibaze, tumenye neza dufite kwizera kudashidikanywa. Imana ikeneye abantu bongera kwigirira icyizere, bongera kwizera ubundi bushyashya. Niyo bantu Imana ikeneye. Imana irashaka yuko twongera tukayizera ubundi bushya. Abantu batakarije Imana icyizere, abandi bake bavuga ngo Mana rwose twamaze no kubabarira, twarakubariye burundu, byararangiye, ibyacu tubona n'ubundi nta nubwo bizigera bishoboka. Ariko wowe ubundi ntiburi nkandi ubundi ubabarira Imana, uri nkandi ubabarira Imana. Ubundi uyobare se ubundi ubona ibyo yakoze byose, bya bindi byose yakoze mbere no kuba utigume kumuka maze mu isaha. Hari uwari wigeze ubigiramo wowe? Hari uwari wigeze ubigiramo? Nta na rumwe wigeze ubigiramo. Ni umugambi w'Imana, ibintu byose biba ari umugambi w'Imana. Rero nimwongere mugirire Imana icyizere cyane kurusha ibindi byose. Mwongere mugirire Imana icyizere kurusha ibindi byose, kuko nicyo kintu gikenewe. Iyo dusomye cyane mu gitabo cya Daniel ku gice mbere ku murongo w'8, dusanga Daniel na bagenzi biwe baramaramaje, baravuga ngo ntabwo tuzigera twiyandurisha yo kujya ibwami. Abo bari babatwaye kugenda bakaba mu basore bangahe bagiye bajya gutwaza abanyabwenge ibwami. Ariko Daniel bageze baragamba bavuga ngo ntabwo tuzigera dufata ibyo kujya ibwami.
ahubwo twebwe ubwacu tuzi aho twavuye, turahazi icyo tugomba gukora. Tugomba kujya dufata amazi n'ibishyimbo aho abandi bagiye kujya ya bindi byiza cyane bishoboka. Ariko twebwe igihe turimo ntabwo ari igihe cyo kujya biriya byose, ahubwo igihe cyacu turimo ni igihe cyo kunywa amazi gusa, tukaba twafata n'ibyo bishyimbo bikaba byaduhaza. Babyizeramo cyane, bagira Imana icyizere, bumva bizeye Imana mu buryo budasanzwe. Bizera Imana mu buryo budasanzwe. Uwiteka arabatabara, Uwiteka abantu nabo wa wundi arabyemera, aremera bakora ibyo bamusabye. Daniel rero wa wundi agiye kure mu minsi 10 asanga aribo bantu bakomeye cyane babyibushye kurusha abandi bantu bose bari ahangaho ibwami. Basanga Daniel n'abagenzi be barabyibushyanye mu buryo budasanzwe, kuko hari amavuta y'Imana, hari imbaraga z'Imana, hari uburinzi bw'Imana bubariho. Imana ikeneye ko abantu kongera kwigirira icyizere, bakongera bakayizera. Imana ishaka ko bongera bakayigirira icyizere, bakongera bakayizera muri rusange. Ugomba kumaramaza aho waba uri hose, ubuzima bwose waba ubayemo ugomba kumaramaza. Ugomba kwizera ukavuga ngo naho ndiho naho ntapfa, nzi ko cyambere cyo kuba nkundwa n'Uwiteka ibyo birahagije. Yesu azajya guhereza ibyo ushaka byose. Icyambere cyo banza ukundwe, banza uvuge ngo Uwiteka arankunda. Kuba Uwiteka kuba gukunda, icyo niyo gifite agaciro kurusha ibindi byose. Naho ubundi ntambara zo zizaza, ariko hahirwa wa wundi wagiye umwizera, wa wundi wagiye umwizirikaho, wa wundi wagiye umwiringira. Amena. Iyo dusoma mu gitabo cyo kubara ku bice 14 dusanga Abisirayeli bari mu rugendo bavuye muri Egiputa bari gutaha iwabo i Kanani, mu gihugu Uwiteka rero bahaye, mu gihugu cy'amasezerano. Muri make bigira ngo n'uru rugendo nawe waba urimo iyi saha, aho waba uri kujya ku masezerano Imana agiye igutegurira, nibwo rugendo uri mu isaha nawe. Baragize gutya, bageze mu nzira, Mose umugaragu w'Uwiteka araza afata abantu bagera muri 12, buri muryango wagiye kuri umuntu umwe arabafata, bavuga ngo nimugende mujye gutata i Kanani, igihugu tugiyemo, mumenye uko kimeze. Mumenye uko kimeze maze muze mutubwire amakuru yuko byifashe. Ba bantu baragenda, bagezeyo rero baraza bafata no ku mbuto zaho barazisana ngo beberekane ikimenyetso yuko bamaze kugera aho bari bagiye. Ariko bamwe muri bo ntabwo bigeze bayishirwa neza imbaraga ziri mu Mana, ntabwo bigeze bamenya neza gukomera kw'Imana, ahubwo bamwe muri bo basi bacika intege cyane mu buryo budasanzwe. Baraza nyine ibyo babonye biryo bavuga, ariko amaso yabo yaragisinziriye cyane, ntibigeraho umuko ngo bareba neza ngo bavuge ngo burya hari Imana yadukuye hahandi, yadukuye imbere ya Farawo, yatwambikije inyanja itukura, yandibanye muri rwa butayu, yandi yaduhaye manu, yandi yaduhaye amazi twabuze amazi yo kunywa, yandi yakoze bya bindi byose. Iyo Mana yakoze biriya byose, n'ibingibi byose nabyizabikora. Ntabwo bigeze bagira Imana icyizere. Turi ku ijambo rivuga ku Umukristo umaramaje. Kuba Umukristo umaramaje niyo jambo turiho cyane. Aho ngaho muri abo 12 harimo abantu bagera muri 2, harimo Yosuwa na Kalebu. Yosuwa na Kalebu nibo base bamenya neza icyo bita imbaraga z'Imana, bahita bibuka cyane bya bindi Imana yakoze. Bavuga ngo iyi Mana yadukuye hariya hantu, iyi Mana yadukuye muri kiriya gihugu. Iyi saha rero icyo nzi neza, kuba yaratubwiye yuko izatugeza hariya, amaboko yayo ni magari. Amena. Amaboko y'Imana ni magari, ni maremare, kandi icyo nzi neza, ifunduye igifunsi gusa ihaza abantu bose bikaba byakunda. Natwe rero nimureke twongere twigire icyizere, nimureke twongere twiyizere ukundi, nimureke twongere tuvuge iyi Imana yuko ikintu cya mbere yanga n'icyaha, ariko ikabikunda yuko yabana bakiranutse. Aho baba hose Imana ibana nabo, icyo bakora byose Imana ibana muri rusange. Imana niyera kandi igomba no kubana n'abera iteka ryose. Bagira Imana icyizere muri ubwo buryo bumeze gutyo. Barazi babwira abantu, barabwira abantu bose amaze kugira ubwoba kwera amakuru amaze guhabwa n'abandi bagera mu 10. Abantu bose bagira ubwoba budasanzwe bose. Joshua na Kalebu barazi, batagura abantu, barabwira ngo umva rero reka babwire,
abangaba ibyo bavuze byose amakuru ni ay'ukuri, ariko igifite agaciro ni abatangariza iyi saha. Uwiteka kuba twemera, amena. Uwiteka kuba twemera gusa nibyo bifite agaciro. Uwiteka kuba yakwemera nibyo bifite agaciro kurusha ibindi byose. Haranira kuba wakwemerwa n'Imana. Haranira ko Imana ko yakwemera kurusha ibindi byose, kuko nuza kuba wemerwa n'Imana n'ibindi byose bizakunda. Naho ubundi dutaza kwemerwa n'Imana, muri make ibyo wajyamo byose, urugamba rwose ushaka kurwana utari kwemerwa n'Imana, aho ni zero, aho ni ubusa. Banze wemerwe n'Imana kurusha ibindi byose, uvuge ngo ngewe kanaka uko ndi kugenda Imana iranyemera. Arababwira ngo Uwiteka niba twemera bene igihugu, icya mbere cyo nta mana bafite ibigirwamana ibyo bizera n'ibyo biringira, ariko twebwe dufite Imana ikomeye, Imana ishoboye. Kuba Uwiteka rero twemera gusa ibyo birahagije. Nimutuze turaza kubarya rwose nk'umutsima neza neza. Uwiteka apfa kuba twemera gusa birahagije. Amena. Turi mu gihe dukeneye, abantu bose bakeneye kugira ngo Imana ibe yakiza abantu bayo bayubaha. Nicyo gihe tugeze mu isaha. Apana kuza uvuga ngo Imana ngo izakwemera ariko wageze gukena gutya. Hoya icyo mugomba gupfana n'Imana nta kintu isano mufitanye, nuko ugomba gukiranuka. Haba ari ibyo uvuga, haba ari ibyo ukora, haba ari uko ugenda, haba ari uko witwara. Ukeneye yuko iyi saha tuvugana wakongera ukemerwa n'Imana. Icyo waba wongera kuvuga byose ubivuga ari mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Niyo ikintu Imana ikeneye. Imana yongera ibakore ku maso. Imana yongera ibakore ku maso, mwongere muhumuke. Mwongere muhumuke, mwongere murebe neza, mumenye iby'urugendo tugiye hehe bimeze gute. Umenye uko bimeze. Gusa turimo turajya ku musozo w'iri jambo, ariko kuba umukristo umaramaje bisaba ngo wizere ibintu bitariho ukabyizera yuko bizabaho. Ijambo rimbwira ngo abo bose bapfuye bakizera, batari bahaga ibyasezeranyijwe, bajyaga birore nk'aho bikiri hafi gutya. Niko bajyaga babireba, bajyaga birore nk'aho bikiri hafi gutya, ariko bapfuye batari babihabwa, bari baramaramaje. Bituma bavuga ngo kuba mu isi nta nubwo tubishaka, twebwe turifuza kuba twakwira mu wundi mudugudu. Hari amaso bari bamaze kugera. Ubundi iyo umuntu amaze kwizera, iyo umuntu abashaka kwizera neza, hari amaso y'Umwuka Wera ugira hagati muri wowe, ukavuga ngo iyi Mana nzayigira icyizere uko bimeze kose, iyi Mana nzayizera uko bimeze kose, iyi Mana nzayinamba witeka ryose. Ariko ikintu Imana yanga icyaha. Banze wivane mu cyaha cyose, banze wivane mu kintu cyose gishoboka, kugira ngo ube wakwemerwa nayo, kugira ngo bava ngo uri inyangamugayo, kuvuga ngo uri umukristo umaramaje. Ugomba kuba witsindi cyane igisa nacyo cyose, ukagenda mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Ubundi icya mbere cyo, hari ibintu nka bingahe biranga umuntu w'umukristo, umukristo muri rusange. Kuvuga ngo umuntu w'umukristo afite indangagaciro nka zingahe. Icya mbere cyo agomba kuba ari umunyakuri. Kuba waba uri umunyakuri uba uri umukristo. Ikindi agomba kuba ari inyangamugayo. Ikindi agomba kuba afite kwizera hagati muri we. Mu gihe utazaba ufite kwizera hagati muri wowe, uzamenye neza yuko nta bukristo bwawe. Umukristo agomba kugira kwizera guhamye, akavuga ngo iyi Mana ni Imana yanjye bwite, iyi ni Imana yanjye nizera iteka ryose. Uwo muntu w'umukristo agomba kuba afite kwizera cyane kurusha ibindi byose. Agomba kuba afite gukiranuka. Akiranuka mu byo avuga, ibyo akora, uko agenda, uko ameze kose, agomba kuba akiranuka. Agomba kuba ashobora kwihanganira imibabaro. Ubundi umukristo wese, ubuzima bw'umukristo aba ari ibintu bimeze nk'umuhanda. Muri make aba arimo dodani mu muhanda. Niko n'umukristo agomba kuba ameze kuri iyo saha. Ikindi agomba kuba afite Umwuka Wera. Kuba waba udafite Umwuka Wera, ubukristo bwawe ni ikibazo. Ubundi Umwuka Wera tuzuma ari Umwuka Wera, niwe ugufasha. Umwuka Wera ni umufasha. Rero kuba udafite Umwuka Wera bari ikibazo gikomeye. Banza ushakemo cyane ikintu cy'Umwuka Wera hagati muri wowe.
ikindi agomba kuba afite ijambo ry'Imana rigwiriye hagati muri we. Niko bimeze. Rero hari ibintu byagiye bihanurwa cyane byanona n'umuhanuzi witwa William Bott, ni umunyamerika. Hari ubuhanuzi ajya ahanura avuga ibishobora kuzamura iki ngiki turimo, iki ngiki twica mu isaha. Yavuze ngo hari idini ritagira umwuka wera. Ndako bimeze, ariko umwuka wera mu madini ni ikibazo gikomeye cyane. Abanyamadini bumva kuba wava ngo uzi umwuka wera ari ikibazo gikomeye, bakumva ari ubuye bukomeye cyane. Ariko Imana irashaka yuko umuntu wese umukristo yongera kuzura umwuka wera. Ikindi agomba kuba abakristo badafite Kristo. Ukumva ngo uri umukristo, ngo sengera kwa kanaka, ngo sengera muri cyaci runaka, ngo sengera ahantu runaka, ariko ugasanga muri wowe Kristo ntawe ufite. Ikindi kuba barakuderekejwe no kwihana. Umuntu akaza nyine gutya ngo nyine Imana imbaba ikubabarira iki ubundi? Banze wihane, banze uvuge ibyaha byawe wakoze, banze ubyature muri rusange. Imana ibone uburyo ko yaza kubabarira iteka ryose. Ikindi agakiza katagira kuvuka bwa kabiri. Kumva nyine ngo ndi mu gakiza utarigeze uvuka bwa kabiri, uvuga ko utarigeze ubatizwa. Muri make ugomba kubatiza mu mwuka no mu mazi menshi kugira ngo ube washikira neza buriya bwami bwo mu ijuru. Niyo gahunda ihari, niko kuvuka bwa kabiri bavuga. Ikindi politike idafatiye ku Mana. Na politike n'ubundi bakumva aribo biyoboye iteka ryose, bakumva ngaho Imana nta kintu ivuze, bakumva aribo bibeshejeho. Ikindi bakaba abigisha ijuru batigisha ko abanyabyaha bazarimbuka, kandi uko ni ukuri gukomeye cyane. Ubundi muri iyi minsi abantu benshi barimo bashaka ngo tuzajya muri ijuru. Uvuga urarizi wowe? Uzajya mu ijuru ryande? Uzajya mu ijuru ryande wowe? Ijuru uzajyamo ni iryande? Uzajya mu ijuru ryande? Niko ni ukubaza. Imana irashaka yuko niba uvuga ngo uzajya mu ijuru, banze witandukanye n'ikibi cyose, ukora ibintu byiza, nicyo kintu gikenewe. Nabyo kuza mugane muri ngo uzajya mu ijuru ryande, ngo tuzajya mu ijuru. Uzajya mu ijuru hehe kwandi wowe? Uzajya mu ijuru ryande? Uzajya mu ijuru ryande? Ndimo ndakubaza. Anytime utari wareba ukuntu wakwitandukanye n'icyaha, nta juru rihari, ndabibabwiye. Niko kuri kwijambo, kandi mubifate gutyo ko ariko bimeze. Imana irashaka yuko abantu bezwa, bagakizwa neza, bagakiranuka mu byo bavuga n'ibyo bakora byose. Murakoze. Reka dusenge, ariko dusaba Imana cyane idushoboze tuzajye muri iri juru, ariko tumenye neza ibiranga umuntu ugomba kujya mu ijuru n'ibihe. Ubanze umenye neza, ngira ukuri se, ngira kwizera se, ngira ijambo riguriye hagati muri njyewe se, nkora ibyo Imana ishaka se. Ibyo byose ukabanza ukabirebaho. Murakoze. Reka dusenge Imana. Tugushimiye Data, tugushimiye ko ijambo ryawe, tugushimiye ko umugambi wawe ari mwiza, tugushimiye yuko ijambo ryawe tuba muri rusange. Ijambo ryawe Mana inkota icyaye cyane. Dushoboze rwose Mana ko abanyakuri, udushoboze kuba inyangamugayo mu bindi byose, udushoboze ko abakristo rwose bamaramaje mu izina rya Yesu. Mana dukeneye ko watwambika imbaraga, ugatuza umwuka wawe wera mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana ko dushigikiye, urakoze ko tubereye maso, urakoze ko tuvuganiye. Tusabye tuzo gitese umwami wacu. Amen.